ihame ry'umunsi. Ndagira ngo nkwibutse ko ihame nibarivuga, ihame bararikora. Ihame iyo urihinduye ubuzima riguhindukira ubuzima. Ntabwo umuntu wubatse amahame meza yapfa nk'umuntu utarubatse amahame. Amen. Ndagusaba kubaka amahame ukayamenyereza n'abana bawe bakiri batoya, bazarinda basaza bakigendera muri ayo mahame. None ngiye kukubwira ihame uri bwubake mu buzima bwawe. Uraje urebe imiryango itatu ikomeye igiye guhita ikinguka. Turagisoma mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 2 umurongo wa 26. Aravuga ngo kuko unezeza Imana ari wiha ubwenge. Cya 2 kumenya. Icya 3 umunezero. Ariko umunyabyaha imuha kuruha ngasarure arunde abone ibyo guha unezeza Imana. Ngo nunezeza Imana gusa ngo icyambere iraguha ubwenge. Ubwo bwenge Bibiliya ivuga ni bwa bwenge Yobu yavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niba utarabona buno bwenge buva mu ijuru, ngo nunezeza Imana gusa ubwo bwenge uraje ububone. Icya 2 ngo irahita iguha kumenya. Uragira ubwenge ugire no kumenya. Uramenya mu ishuri, uramenya ibintu byose, uramenya ibyo utigeze wigishwa n'abandi bantu. Icya 3 ngo iraguha umunezero. Nyuma y'ubwenge, nyuma yo kumenya, ngo uragira n'umunezero. Ngo ariko umunyabyaha ngo igiye kumwakuruha ngasarure arunde abone ibyo guha unezeza Imana. Umubare w'ibanga ni uwuhe? Ni ukunezeza Imana gusa. Byakire, bihagararemo, bikore. Wibivuga ku rurimi, bishyire mu bikorwa. Shoje nkubwira ngo menya uri we biri mu bigize amahame. Shalom.